urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa RCS rwerekana ko mu mibare ihari nibura murabizi neza ko mu butabera hakora ufite ibimenyetso, mu rukiko hakora umuntu ufite ibimenyetso, ntabwo hakora umuntu ufite ibindi bintu, oya hakora ibimenyetso. Niyo mpamvu uyu munsi turi tuganira ku ngingo abanyarwanda bagiye bibaza cyane bakibaza, ariko se buriya leta y'u Rwanda ikoresha ingengo y'imari ingana gute mu kugaburira abagororwa ku munsi, ku mwaka hakoreshwa amafaranga angana gute? Ubundi se byagenda gute kugira ngo ayo mafaranga leta y'u Rwanda ikoresha agabanuke, noneho nagabanuka ajye mu bindi bikorwa nko kubaka imihanda, kubaka ibikorwa remezo bindi, gushyira imbaraga mu by'ubuvuzi n'ibindi bitandukanye, kubera ko amafaranga iyo ajya mu gikorwa runaka akaba haboneka uburyo atajyamo akoreshwa ibindi. Reka tujye mu mibare. Ku munsi urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa indi mbogamizi cyangwa se inzitizi ya kabiri ni ubwinshi bw'imanza ziri mu nkiko, bigatuma n'ubwo buryo tugiye kwinjiramo kugira ngo wumve uburyo iyo hari umuntu ufunzwe ni shene yerekana ko hahomba igihugu, ntabwo ari umuryango gusa, hahomba igihugu kuko amafaranga igihugu gikoresha aho yo ni ukurya mbabwiye. None se gucunga umutekano wanyu n'ibindi n'ibikorwa remezo nabyo tuzagenda tureba ngo igihugu hano gitakaza amafaranga angana gute, noneho cyayakoresha gute kugira ngo ntatakare. Tuzanasura
imwe mu magororero tuganire na bamwe mu bafunze tugende tuganira nyine mumenye ukuri kutavuzwe, ariko mujye munandika muri komenti mutubwire ngo turashaka ko dusesengurira ingingo iyi n'iyi, dusesengurire urubanza uru n'uru, dusesengurire inkuru iyi n'iyi, dusesengurire ibi n'ibi, mujye mwandika mumpe umukoro nzajya nanjye mbatumikira. Hari abari barambwiye ngo uzaturebere leta y'u Rwanda ikoresha amafaranga angana gute mu kugaburira abagororwa, bigenda bite? Iyo ni imbogamizi ya mbere nari mbabwiye. Imbogamizi ya kabiri ni ikintu cyitwa ubucucike. Reka nkwereke imibare ukuntu ivuga. Ku munsi mu magororero yo mu Rwanda abagororwa 66 binjiramo, ku munsi hafungwa abantu 66 kuba ku mwaka. Urumva iyo abantu bafunzwe ari 66 ku munsi, bagiye kurya ibiryo batakabaye barya, ariko banavuye muri sosiyete batangaga umusanzu baragenda. Iyo ni imbogamizi ya kabiri. Imbogamizi ya gatatu ni ubuke bw'abakora mu nzego z'ubutabera, abacamanza, abashinjacyaha. None se reka tuganire. Kesi yoroshye cyane yo mu myidagaduro. Dufite urubanza hari umujene wigeze gufunga imyaka 2 mu minsi 30 y'agateganyo. Ubu hari urubanza ruzaba muri uyu mwaka rwo mu 2023 rw'umu Miss uzwi, Miss Elsa. Ariko metero wanjye afite umukiriya uzaburana muri 2027, bamuhaye itariki. Noneho uba ugiye kureba ufite nk'umuntu uzaburana, bakareba kuko baguha itariki bitewe n'aho imanza zigeze, bashaka kuguha itariki yo mu myaka iri imbere 2-3. Bivuze ngo uko umuntu agiye mu igororero, hari benshi bajyamo, amatariki arafatwa, iminsi ikaba mikeya kubera yuko abacamanza ari bakeya, bikazaba ngombwa ko umuntu aba arimo ararya amafaranga atakabaye arya, yakaba ari gukora ibindi mu buzima busanzwe, atanga umusanzu mu gihugu n'umuryango. Igihugu reka tukirebere mu rugo. Niba wowe abana biga, umugore akaba ameze neza, hita wumva ko uri gutanga umusanzu mu gihugu. Izo mbogamizi 3 turaza kureba uko rero zakosoka, kubera yuko ndagenda mbereka imibare yerekana ko nibura mu myaka 3 ishize hasubitswe imanza 24,000. Mu 2021 kubera icyorezo cya COVID-19 hasubitswe imanza 29,000. Iyo bakubwira imanza, jya wumva ababuranyi. Umwaka wakurikiyeho hasubikwa imanza 33,000. Iyo ni imibare mba mbabwira, kuko hano tuvuga imibare. Numbers don't lie, the fact matters. Noneho mu 2023 hasubitswe imanza 34,000. Umwaka tuvuyemo w'2024 hasubitswe imanza 1000. Ikiruhuko rusange, urubanza rukaba rwaba rugiye kuba, ishobora kuba itari gukora kubera murandasi. Birashoboka cyane. Murabizi ko twigeze kugira iminsi yashize barimo bayivugurura kugira ngo noneho yihute bongeremo ibirungo.
ni abantu burya. Sibyo, igihugu ni abantu, tujye tuganira neza. Ni imibare ya minijisite, minisiteri y'ubutabera. Mujye mureka abanyarwanda dukoreshe cyane imibare, kubera ko impamvu yayo bitworohera kumva ubutabera, imikorere yabwo, n'impamvu ushobora kuba ufite umuntu wawe ufunze akaba atarahabwa itariki. Ntabwo ari we wenyine, si uko bayimwimye, nta nubwo ari uko sisitemu y'ubutabera idashaka ko wa muntu abona ubutabera, ahubwo ni uko hari inzitizi nagiye mbabwira, turakomeza tuziganire. Namwe niba mufite izindi, cyangwa niba ufite nk'umuntu wawe wenda ufunzwe amaze igihe, utwandikire tuzakurikirane, dukore n'iyo nkuru, twumve n'ubwo buhamya, kugira ngo abantu bumve ngo ntabwo ari ibyo gusa biriho. 36,000 ni abantu benshi mu Rwanda basubikiye imanza zabo kubera imanza nyinshi ziri mu nkiko. Noneho nureba ugasanga hari imanza zinjira bitari ngombwa, biraza koroha nitujya mu kiganiro cya kabiri, birahita bikorohera, uhite wumva uburyo umuntu ashobora kujya kurega ko umuturanyi yamwibiye inkoko. Urwo rubanza ntabwo abaturanyi barukemura kandi twaje gusanga hari imanza zaciye mu buryo bw'ubuhuza 2199 mu mwaka w'ubucamanza wa 2023 na 2024 zigakemuka zitagiye mu manza. Ntabwo se uzi ko ushobora kuba uri kurega umuntu 5,000, 20,000, miliyoni 2 mukamwakihuza akazakwishyura, sibyo? Noneho mu mwaka ushize wa 2024 wonyine hinjiye imanza 107,000, kandi nyinshi zari imanza nshinjabyaha, criminal cases, imanza z'inshinjabyaha 107,000, zifite 69% z'imanza zose. Mbibutse ko hari ibihugu bigoye kubona imanza za hato na hato. Hari ibihugu biba bifite abaturage bamaze kwandastandinga ubutabera, bakandastandinga uburenganzira bwa muntu, bakandastandinga ko batajya mu madueli y'ihangana rya hato na hato, bikora business ubuzima bugakomeza. Twebwe dufite imanza z'inshinjabyaha ziri ku ijanisha rya 69, zikaba imanza 107,000 zinjiye mu nkiko. Ubujura bufitemo 28%. Ibaze kwiba inkoko, ihene. Nigeze gukurikira urubanza rw'umuntu wibye urutoki, hari uwari uribye firigo. Njya mu manza ukumva umujene arimo araburana kwiba firigo, zifite 28% rwose. Noneho gukubita no gukomeretsa bifite 15%. Ahangaho reka amashinga umwotso, reka amatinde, kuko ndi umujene. Ndabwira abajene bagenzi banjye bagifite amaraso ashyushye, baterura, baba muri gym bameze gutyo, barimo barakora agatuza ku buryo umuntu ukabona nyine yaraje, agatuza karaje, ukabona ipinye yaraje. Buriya bakubwira ko agomba gufata akagukubita, kandi ni ukuvuga ngo amapingu nayo iyo amugiyemo ntabwo yayakubita, ahubwo amapingu iyo amugiyemo ahita aba nk'igisusa, akaba nk'uruboga rwa dodo rwakubiswe n'ubushyuhe. Kandi iyo ari muri gym arimo arakubita gutya, arimo arareba mu kirahure, aravuga ati ngewe nzagukocora. Ariko noneho iyo umukocoye, buriya mu Rwanda nta muntu wemerewe kwihanira, gukubita no kubita ntabwo byemewe. Buriya abajene benshi mu Rwanda banari mu magororero baba bazira kwiyumva, kutumva impanuro. Imyaka irashukana, umuntu mwavugana nawe ukaba uramusingiriye akagwa kawo. Polisi na RIB bikorera hose, kandi abanyarwanda bose buri umwe n'ijisho ry'undi. Umujene ahita ajya kurara ku gasima, tosi igakorwa, agahita amanuka kurya kuri za miliyoni 12 yakabaya ry'amafaranga yaruhiye. Umva ukuntu hari abantu turuhira abandi, wowe ugakora ibyo usora bikajya gutunga umuntu wakubise umuntu urushyi. Ndaza kuberekana recommendations ukuntu umuntu uwo yakabaye ajya gufata ipiki agasibura ruhurura, akwaka ishuri, akajya gutema ibiti ahantu hari ishyamba rya leta, akajya kurira agashinga amapoto. Rwose hari ibikorwa remezo byagakozwe, aba bantu bafungiye gukubita no gukomeretsa bakaba bagomba guhabwa amezi nk'6 akora ndaza kujya kuri recommendations munyibutse, kugira ngo nimbyibagirwa nze kubigarukaho cyane, kuko tuba tugomba kuganira, ariko tukanaganira tujya mu buzima busanzwe, kuko nta mpamvu yo kugira ngo abantu bashyamirane barwane. Hoya,
ujya kurya amafaranga ya leta, komeza wowe urya imitsi yawe, ariko urajya kurya amafaranga y'abandi kubera iki? Wakomeje ukitunukira, waretse gusebera. 15% ni abantu bafungirwa gukubita no gukomeretsa. Ibaze ibintu ushobora kwirinda. Biroroshye ko umuntu mwarakaranye ugahita uyigendera. Biroroshye ko umuntu wabona yazinze mu maso hajemo amarira, yarakaye, ukaba umuretse yazacuruka mukaganira, cyangwa ugashaka umuntu umwumva bakabahuza mukiyunga, aho kugira ngo ujye kujya gufungwa. Ibyo bintu ndashaka ko birangira mu bajene bakurikiye kino kiganiro, bakurikira ukuri kutavuzwe. Bino mba mvuga n'ibintu bitavuzwe, nta bihari. Mba mbivuga kuko nzi ko nta bihari, nta n'umuntu bino waza kuri kamera ngo abivuge, oya, kubera ko amakuru yo mba nyafite, sibyo? Noneho nureba ugasanga umuntu nk'uyu nguyu ukubise mugenzi we agiye kurya ku mafaranga ya leta, leta ifite ibibazo byinshi, yarwana n'umutekano, yarwana n'uburezi bw'abanyarwanda, irwane no kuvura indwara zikira izandura n'izitandura, irwane no gukora sitoke y'ibiryo kugira ngo nihatera amapfa babagaburire, irwane no gustoka ama esanse, isitoka amasasu, mwakagira Imana. Iyo no kujya kure umuntu ngo wakoze ituza ngo arakubita umuntu, bashaka ahantu bazajya babohereza mujye gukora imirimo simburagifungo. Itegeko rirabiteganya, cyarasohotse mu igazeti ya leta, ryashyizweho, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarisinyeho, rirahari. Murishyire mu bikorwa, mwebwe mushinzwe gushyira mu bikorwa ubutabera bwo mubishyire mu bikorwa. Abantu bakuru bwa hato na hato yo mu bajyane bajye gukora imirimo y'insimburagifungo, bagira umusanzu batanga. By the way, hari ahantu haba hari irondo ry'umwuga, haba amabandi, mubohereze bajye guhangana n'ayo mabandi, barara irondo nyine. Mu bakoresha umwitozo, noneho mubigishe kurasa nk'amezi nk'atatu, mubohereze kujya guhashya ahantu hari umutekano mukeya, bambura abagore, abafite intege nkeya, utashye bakamwambura. Muboherezeyo abantu bigira abasore, bano bigira indwanyi, muboherezeyo bajye kurwana n'amabandi. Iyo ni recommendation zanjye, nta nubwo nza kuvuga ngo ndabigarukaho, giye mpita ngenda mpita mbangura, kuko hari igihe nabyo simbigaruka. None se ngiye ko mafite byinshi cyane umutwe wanjye. Noneho icyo kintu cyitwa igihano nsimburagifungo ni ngombwa. Igihano gisutse turagitindaho cyane, aho kugira ngo umuntu ajye kumara imyaka 2 muri gereza yakoze ibyaha, yakabaye asubikirwa, ahubwo agacibwa ikintu cyitwa ihazabu iremereye cyane. Buriya tugomba kuzana ikintu cyitwa kugura ibihano. Aka kantu tukumvikane, niba katanari mu mategeko muzagatore. Umuntu niba afite amafaranga akaba yagira gutya agatanga sheki itazigamye, ari umucuruzi w'umukire, si ngombwa ko hajya kuba imyaka 6 ingahe. Mushobora kumubwira ngo gura igihano cyawe ukomeze business, nutagikora urajya gukora imirimo nsimburagifungo. Kuko ufite uruganda, none se urazana kujya gusibura ruhurura hariya, ngaho emera usebe nyine ugende uyisibure. Nimba wumva kuri umukire, arahita agenda ashakisha abakire bagenzi bayatange. Ubwo ni uburyo bwiza bwo kugabanya ubucucike, ni uburyo bwiza mu nyumve bwo kugabanya ubucucike. Noneho reka nkwereke, hari ibihano bisubitse, hari ibihano nsimburagifungo. Hari ukuntu abantu bagirana amakimbirane akaba yakemuka bitagiye mu nkiko, sibyo? Noneho hari nk'imanza 15,000 baraburanaga bari mu magororero, bakoresha uburyo bwo kubunga, barasubikirwa. Hari n'abasoje ibihano. Bivuze ngo gusubika bitanga umusanzu munini. Gusubika igihano gisutse ni iki? Ni igihe wowe udahabwa igihano cyo kujya mu igororero ngo urye kuri za miliyoni 12 za buri munsi z'imvungure igikoma. Urazirira iki waje ugahatana na Kigali yakunanira ukajya mu cyaro ugataha? Waretse kurya amafaranga y'abandi, sibyo? Imanza 15,000 z'abantu bari mu magororero bahawe ibihano bisubitse. Ni umusanzu mwiza. Ndagira ngo hano abacamanza bumve ko si itegeko ko umuntu ajya muri gereza. Wamusubikira, wamubwira kwiyunga, washyira igihano nsimburagifungo, wamuca ihazabu, mwagira ibyo mufatira. Ibyo byose birateganywa. Twishyira mu bikorwa amategeko, nka kumwe abafarisayo Yesu yavugaga ngo bagendana Bibiliya ngo bakurikiza amategeko ngo inyuguti ku yindi. Hoya,
reba ibibazo igihugu gifite n'amafaranga agenda kuri ibi bibazo by'abantu bafunze, none uvuga ngo ariko ubundi nafashije leta ko njyewe hano mfite uburenganzira bwo gufata umwanzuro nta muntu unkoreyemo nta wumvugiyemo, nasubitse igihano uko yabisabye, namuciye si hazabu, namuhaye si imirimo nsimburagifungo, namusabye se akabanza akiyunga na mugenzi we uko biteganywa, bakazana urwandiko rw'uko biyunze tukabisinyaho, byose birateganywa, biranditse ibintu bihari. Noneho abagororwa 66 binjira mu igororo buri munsi. Noneho leta y'u Rwanda igena ingengo y'imari ya miliyoni 12 zo kugaburira abagororwa buri munsi, ku mwaka ni miliyari 40. Wumva ukuntu batwara amafaranga menshi, kuko RCS ifite miliyari 40 zo kugaburira bariya bantu, mu gihe leta igenera miliyari 204 minijiste, minisiteri y'ubutabera miliyari 204. Mwumva ukuntu ari amafaranga menshi. Noneho miliyari 204 RCS, Rwanda Correction Services, urwego rw'igihugu rw'abagororwa, rugatwara miliyari 40 ku mwaka, hasigaye miliyari 164. Urumva ko ni 1/4 gutyo, 1/4 gutyo ajya mu bagororwa. Ariyo mpamvu hagomba kujyaho ubukangurambaga, niyo mpamvu hagomba kubaho ibiganiro hagati y'abakora mu butabera, minijiste, abashyiraho amategeko, RIB, ubushinjacyaha, abunzi, itangazamakuru, kuko ibiganiro mubigize mukabikora mukabikora kuri za Twitter, mukabishyira muri raporo zanyu, ntabwo abanyarwanda babimenya. Umucamanza nava guca urubanza ntabwo amenya ibyo perezida w'urukiko yari yagiyemo, ariko nimuza mukavuga ati ukuri kutavuzwe ko kuvuga ibintu bitavuzwe, bikabwira abanyarwanda ibi, kuko hano tuvuga ibintu bireba ubuzima bw'abanyarwanda bwose. Ntimunagire ngo ni imyidagaduro gusa, oya, ubuzima bureba abanyarwanda, ariko ukuri kutavuzwe, bya bintu abantu baba bataravuze, nibyo tubwira abanyarwanda kugira ngo nibura agire ikintu amenya. Ndabizi neza ko ukurikiye kino kiganiro hari ikintu ubonyemo, hari icyo wungutsemo. N'ikiganiro cyabanje benshi barambwiye ngo ntabwo bari bazi ko biri ariko byagenze, n'ikindi nazo tuzakora nabwo muzabimenya. Murumva rero, ndagira ngo tuganire kuri icyo kintu twose, kuko hari urubanza tugiye kuba dusesengura rutari ngombwa, uwareze yashidutse ari uri gucibwa amafaranga. Urumva ngewe mpita mpuza ibintu automatically, mpita mpuza ibintu kugira ngo abanyarwanda bagire ikintu bamenya, kubera ko ni ngombwa cyane. Nureba Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko ubwumvikane bwo kwemera icyaha mu nkiko bumaze gutanga umusaruro ukomeye, kuko hari imanza mpanabyaha zirenga 13,000 zakagombye kuba ziri mu nkiko, ariko zakemuwe mu bwumvikane bw'urega n'uregwa hifashishwa ubucamanza, ndetse n'izindi manza 3,000 z'imbonezamubano zakemuwe muri ubwo buryo. Imanza 13,000 zakemuwe hifashishijwe ubwumvikane ntizagera mu nkiko. Hari imanza zindi 3,000 z'imbonezamubano zakemuwe hifashishijwe uburyo bwo kumvikanisha abantu. Murumva umusaruro? None se abanyarwanda byatunaniza iki? Byatunanije iki? Bizatunaniza iki gukoresha uburyo bwumvikana, kunga abantu, mediation, pre-bargaining, urega n'uregwa bakagenda bakumvikana imbere y'ubushinjacyaha, bakajya mu rukiko rukabashyiraho ibyo, rukemeza ko abantu bumvikanye. Siba n'ibyo, mu bugenzacyaha abantu babiri, ubugenzacyaha bukunga abantu, ariko hari n'urwego rwo kunga, hari abashinzwe kunga abanyarwanda bakagenda bakungwa. Yewe rero nitwa Peacemaker Pundit cyangwa Pandit, ku mbuga nkoranyambaga ni DJ Pandit, kuri Instagram, kuri TikTok, kuri Facebook, kuri X. Tujye tubana, mwandike komenti zanyu, murashaka ko mbasesengurira iki ariko kitavuzwe, twibukiranye iki, imanza zabaye mu myidagaduro.
cyangwa mwese mwakurikiye, tuganire ku kimwandike mu bitekerezo, ariko niba ikiganiro ukirebye hakagira ikintu wunguka, fata intambwe ya mbere wandike ibintu wungutse, birafasha kugira ngo tumenye, dukore evaluation yo kumenya ngo ikiganiro noneho hari umusanzu cyatanze cyangwa se nta musanzu cyatanze. Andika, fata intambwe wandike, ariko kanda subscribe twuzuze 50 nibura, kanda like, kanda share, niba hari ibyo unenga byandike. Jewe rero nahangaha nsoreje, ndabashimira cyane, Imana ibarinde. Mu migani 10:22 ndagira ngo tujye tunaganira no kuri Bibiliya, kubera yuko hirya y'ubutabera buri Imana niyo iduha kugira umutima wo gutanga ubutabera no kubabarira. Njye nshobora gusaba imbabazi wankoshereje, nk'uko nawe nagukosheje wasaba imbabazi cyangwa azigusaba, cyangwa se nkumva ko icya mbere ari uko abantu babana, nicyo cy'ingenzi n'Imana idusaba. Mu migani 10:22 haranditse ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, nta mubabaro yongeraho. Niba ufite ubukire, wikishyiraho umubabaro wo gufungisha umuntu, wikwishyiraho umubabaro wo kugambanira umuntu, wikwishyiraho umubabaro wo kumvisha umuntu, wikwishyiraho umubabaro wo guheza umuntu muri gereza, wikwishyiraho umubabaro wo kumva yuko umuntu apfuye wowe wunguka. Ni mu migani 10:22. Mujye munasura chaîne ya YouTube ya Prophet Ernest Nyinde, kwacishaho ikibwiriza cy'umunsi. Buri munsi arababwiriza arababwiriza, nanjye niho navanye iki kibwiriza, nicyo ngenderaho cyane. Iyo Uwiteka aguhaye ubutunzi, hagashyiraho umubabaro, tanga ubutabera, kuko umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, nta mubabaro yongeraho. Mvugira uti amen.